Philadelphia Imana iratsinda. Bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza, ni Pasteur Mpazirego Pierre ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Turabanza gusenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya uduhaye. Abana bawe tuje kugira ngo tugaburirwe nawe, dusabye icubahiro cyawe kugira ngo kiganze aho turi hose, kandi izina ryawe ryamamare kuko wari dutoranije nk'abatangi b'ubwami, ishanga ryera kugira ngo twamamaze ishimwe kuko waduhamagaye ukadukura mu mwijima ukatugeza mu mucyo wawe w'itangaza. Tuje imbere yawe Mwami kugira ngo utuyobore, kubw'amasezerano yaravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tuje imbere kugira ngo tuyoborwe nawe mu ijambo ryawe, kandi abari mu mahanga yose, abari mu gihugu hose, abari mu ntara zose, kugira ngo bakangukire kumva amagambo yawe kandi barusheho guhindurwa naryo. Ndabyambaje nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amena. Tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditswe muri Luka ibice 23 umurongo wa 39. Luka 23:39 turageza kuri 43, twumva uko hatubwira. Ubutumwa bwiza bwa Luka 23:39 kugeza 43. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si we Kristo, ngahikize natwe udukize. Ariko wa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, turi mu rubanza rumwe n'urwe. Twebwe duhowe ukuri, tukaba twiturwa ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo y'Imana. Amina. Ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ritubwiye igihe cyo kubambwa kwa Yesu Kristo. Hagati y'abambuzi, ijambo ry'Imana tugiye kureba urugendo kuva mu butware bwa kamere kugera mu nzira y'agakiza. Hano Yesu yari abambanwe n'abambuzi babiri ari hagati yabo. Babashaga kurambura ikiganza bakamukoraho, ariko kuba hafi siko gukizwa, kandi kuba kure siko kuzimira. Iyo barambura ibiganza bose kuko yari kumwe nabo kandi ari hagati, bagombye kumukoraho, ariko umwe yari yihanye undi ararimbuka. Aba bambuzi bari bashushanyaga isi ebyiri. Igihe cyose kuva ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo kugeza igihe azazira, hari abazamwemera n'abazamwanga. Umwe rero yari ahagarariye abazamwemera, undi ahagarariye abazamwanga. Aba bambuzi rero ijambo ry'Imana avuga ngo umwe mu bambuzi aramutuka. Yarazi imbaraga Yesu yari afite, yarazi ubutware bwe n'ubushobozi. Aravuga ati, nturi Yesu Kristo umwana w'Imana, ngahikuraho natwe dukize. Ariko undi aramucyaha amubwira ati, twewe turazira ukuri, twewe twaribye, twewe twakoze ibyaha by'uburyo butandukanye, ariko kubera iki utabaje ngo mbese uwo tutakoranye ibyaha kuki tubambanywe nawe? Niho yavugaga ngo ngewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo yera y'Imana. Hari intambwe enye zo kuva mu butware bwa kamere kugera mu nzira y'agakiza. Intambwe ya mbere ni ukumenya ko umuntu ari umunyabyaha. Intambwe ya kabiri ni ukumenya ko Yesu Kristo ari umuziranenge. Intambwe ya gatatu ni ukwatuza akanwa kawe, ukizera mu mutima wawe ko Imana yo mu ijuru azuye Kristo mu bapfuye. Intambwe ya kane ni ukwezera umuzuko w'abera. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Yemeye ko ari umunyabyaha. Iyo umuntu yakiriye ijambo ry'Imana ntabwo aba atandukanye na kamere. Hari abantu bibwira ngo iyo umuntu ngo yakira imbaraga z'umwuka wera ngo atandukana na kamere. Nta muntu uri mu mubiri wigeze atandukana na kamere uretse Yesu. Urakizwa, imbaraga z'Imana zikakuzaho.
zamara kukuzaho zigacecekesha kamere ariko ikakuryamamo. Habwira ukubabaza kamere ikabyuka, nimwo wumva bavuga ngo kamere irongera byutse. Kamere ntabwo itandukana n'umuntu. Nubwo bagukubita nk'uko hari amatorero amwe yagiye agerageza akavuga ati uyu ni umunyabyaha, reka tumukubite inkoni nyinshi kamere imuvemo. Ntabwo kamere iva mu muntu. Abandi bakavuga bati turacana umuriro w'itanura igihe cy'umubatizo, arawusimbuka muri cya gihe cyo gushakwe, kamere isigare mu muriro. Ntabwo kamere itandukana n'umuntu, ahubwo umuntu arakizwa iyo mva mu muntu ayoborwa n'umwuka, si uko abatandukanye na kamere. Kamere bimuriwe ariko umwuka ukayirusha imbaraga, ugacecekesha kamere ikagumya ikamuryamamo. Iyo bamugerageje rero ya kamere irongera ikabirindura wa mwuka ikabuja hejuru, nibwo kumva ngo yari umunyamwuka ariko yarwaye. Nuko kamere idatandukana n'umuntu. Rero icyo Imana yishimira ntabwo ni Imana ubwayo yateguye umuteguro wo kudutandukanya na kamere. Pawulo aravuga ngo amategeko ni ay'umwuka, hano mu Baroma ibice ni 7:14, ngo amategeko ni meza kandi ni ay'umwuka ariko jyewe ndi uwa kamere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko akaboneka irindi tegeko riri mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana. None aravuga ngo naja gukora ibyiza nshaka gukora simbikore, ahubwo byaba ibinanga akaba ari byo nkora. Noneho rero ubwo nkora ibyo ndashaka, sabwa ari njubi kibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Noneho Pawulo aravuga ngo ninde uzankiza uyu mubiri untera urupfu. Ku murongo wa 25 Abaroma 7 aravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo uzaje unkiza. Iyo umuntu yakiriye ijambo ry'Imana rero abanza kwemera ko ari umunyabyaha. Uramwambuze yaravuze ngo twe dukwiriye ibyo twakoze n'igihano duhawe kirabibereye, ariko uyu ko ari umuziranenge. Ni ukuvuga ngo twahawe ibihwanye n'ibicumuro byacu. Kandi ijambo ry'Imana mu Baroma 3 umurongo waho wa 23 havuga ko bose bakoze ibyaha ntibashikire ubwiza bw'Imana, ariko abakizwa batsindishirizwa n'ubuntu bwayo Imana ibabahereye ubusa bwo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Uyu rero mwambuzi wakijijwe nuko yemeye ko ari umunyabyaha. Aravuga ati twe ibyo duhaniwe turabibereye kuko twakoze ibyaha koko, ariko uyu ko ari umukiranutsi azira iki? Intambwe ya kabiri yo gusanga Imana uvuye mu butware bwa kamere nuko umuntu yemera ko Kristo Yesu ari umuziranenge. Nta wundi muntu wagize umubiri kwisi utarabayeho atagira icyaha uretse Yesu gusa. Yagize umubiri aba umuntu wuzuye kandi aba n'Imana yuzuye, ariko agira umubiri watari mu butware bwa kamere. Twe rero tugira umubiri dufite kamere yacu, ariko kugira ngo dube abanyamwuka nuko imbaraga z'Imana ziturimo zinesha imbaraga za kamere. Nuvuga ngo kamere ntabwo ipfa. Hari abantu bajaga bibwira ngo iyo umuntu akijwe kamere irapfa, wakagera ku rwego atabasha kongera gucumura. Ntabibaho. Icyaha cyose umuntu ufite umubiri yagikora, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera no guca bugufi imbere y'Imana, Imana igahora imwuzuza. Nibyo mpamvu ahangaha yaravuze ngo uyu ko abambanwe natwe. Wavuze nabi yubaza ngo ko tubambwe twakoze ibyaha tukabamwara, ahubwo n'umukiranutsi. Ijambo ry'Imana rero bavuga ngo Yesu Kristo wari umugambi we. Ntabwo yigeze akora icyaha, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Hano muri Petero ya mbere ibice 2 hariya ku murongo waho nuwa 19 kugera ku murongo wa 24 haravuga ngo Yesu Kristo nawe ubwe yarabababarijwe abasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, yaritanze yidacugwa kibera, yikorera ibicumuro byacu abibambanwa ku giti, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Nuvuga ngo Yesu Kristo w'umuziranenge utarigeze ukora icyaha, Uwiteka Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha twese duhinduke gukiranuka kwayo. Nuvuga ngo Yesu Kristo nuko yikoreye ibyaha byacu, akaba umucunguzi, akabibambajwa ku giti. Noneho umuntu uri muri Kristo Yesu ahinduka icaremwe gisha, imirimo ya kera igashira, byose bigahinduka bisha.
ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo bituruka kuri twe gukizwa, ahubwo bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, noneho idusigira umurimo w'umwuzuro kugira ngo tubashe kunga Imana n'abazimiye. Ubwo rero turi abatambyi mu cyimbo cya Kristo Yesu. Abantu bamwe bavuga ngo abagore ntibashobora kuba abapasiteri, ngo abapasiteri ni abagabo gusa. Ni ukudasoma ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana muri Petero ya mbere ibice 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ryayo. Imana yarabahamagaye ibakura mu mwijima ibinjiza mu muco w'itangaza. Rero iyo Paulo avuga mu Bagalatiya 3:28 ngo nta mugore nta mugabo, nuko abantu bari muri Kristo Yesu batongera kurangwa no kuba umugabo no kuba umugore. Kandi Imana yemeye ko umuntu wese yaba umugore yaba umugabo iyo abyawe ubwa kabiri ahinduka umutambyi mu cyimbo cya Kristo. Ubwo nuvuga ngo uko umugabo yaba pasiteri niko n'umugore yaba pasiteri, uko umugabo yabwiriza niko umugore yabwiriza, uko umugabo yatanga igaburo ryera niko n'umugore yatanga igaburo ryera. Bakaza noneho kubyitiranya babishushanya n'umuhango w'Abayuda, aho umugore atari yemerewe kwegera igicaniro, kuko igihe cyabo umugore cyari ikizira ku ruhimbi bitewe n'imiterere yabo, bari dini ry'Abayuda. Ariko muri Kristo Yesu nta mugore nta mugabo, bose ni abatambyi mu cyimbo cya Kristo. Umugore rero yayobora itorero n'umugabo yayobora itorero birembewe. Iyo umuntu abyawe ubwa kabiri rero ahinduka icaremwe gisha, ntaba akiri wa muntu wa mbere, ahubwo abamo ababiri kandi ari umwe. Hari uwa kamere wa kera, hakaba n'uwabyawe ubwa kabiri musha. Ndibuka igihe kimwe Paulo yarari mu nzu y'imbohe i Roma, yandika urwandiko rwa Filemoni. Filemoni yari afite umukozi bitaga Onezimo. Onezimo aramwiba, amaze kumwiba aratoroka, atorotse agera i Roma. Ageze i Roma arongera akora ibindi byaha, baramufata bamwinjiza mu nzu y'imbohe. Paulo ubwo yavugaga ubutumwa mu nzu y'imbohe arabwiriza abantu bahabwa umwuka wera, na Onezimo arakizwa. Amaze gukizwa cya gihe abamaze kwihana batanga ubuhamya, Onezimo aravuga ati nge ndi umujura, ubu ndi gutoroka nibyo umuntu witwa Filemo. Paulo atuvuze ngo iki? Wibyende? Ati nibye Filemo. Atona umwana wanje, namubyaje ubutumwa, ni umwana wanje mu byo kwizera. Noneho rero ubwo wibye Filemo ukaba wakiri ubutumwa bwiza mu nzu y'imbohe, ntacu kibaye, kuko ntabwo uri Onesime wibye Filemoni, ahubwo ubaye Onesime wundi. Zaramwandikire nkwereke. Paulo yandikira Filemoni rwa rwandika avuga ngo Filemoni rero nabonanye na Onesime ambwira ibyabaye, yarakwibye koko arakubabaza, ariko ni imbohe hamwe nanjye kandi turi kumwe mu murimo w'Imana. Yarakijijwe rero ntumwitiranye, ntabwo ari Onesimo wakwibye, uyu ni Onesimo wabyawe ubwa kabiri bita umukozi w'Imana. Rero umwihanganire, kandi nanjye naguhaye byinshi ko nakubwirije ugakizwa. Ariko nibiremera ukaba utabasha kwihanganira Onesimo ku byagukoreye, ubimbareho. Paulo ahinduka umucunguzi kuri Onesimo imbere ya Filemoni. Ni ukuvuga ngo hari Onesimo wibye Filemoni, hakaba na Onesimo wabyariwe ubwa kabiri mu nzu y'imbohe yumvise ubutumwa bwiza bwa Paulo. Rero birabujijwe kwitiranya abantu. Umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha none ejo akaba yarangije gukizwa. Paulo waje i Damasiko aje kuzana abantu, abagabo n'abagore bagana inzira Yesu ngo bazi Yerusalemu bicwe, yari Paulo wundi witwa Sawuli. Ariko amaze kubyaga ubwa kabiri, amaze guhura n'umuco umutunguye, ahinduka Paulo wundi. Nizo mpamvu babwira Ananiya ngo aje kumurambika ibiganza ari mu nzu ya Yuda. Ananiya yagize ibibazo, aravuga ati Paulo ndamuzi, afite imbaraga, agira inzandiko z'abatambyi n'abakuru, ndetse nino arakomeye mu butware bwose, nahangara kumurambika ibiganza. Ariko Uwiteka Imana aravuga ngo genda ninjugutumye, uriya ni igikoresho nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanjye, icyakora nanjye nzamwereka uko azababazwa bamumpora. Ntabwo Filemoni wa none ariwe Filemoni w'ejo, ntabwo Onesimo wa none ariwe Onesimo w'ejo, ntabwo Paulo w'ejo ariwo Paulo wa none.
umuntu arakizwa akabyagwa kabiri agahinduka icyaremwisha. N'abagore rero nabo nuko iyo abyawe ubwa kabiri ntabwo yongera kugendana identite y'abagore, ahinduka umutambyi mu cyimbo cya Kristo, agahinduka icyaremwe gisha, agahagarara itorero, agahinduka umutambyi mu cyimbo cya Kristo imbere y'abera, akabatiza, agasezeranya, agatanga igaburo. Umugore arabyemerewe kuko yabyawe ubwa kabiri. Ba bandi bavuga ngo bihariwe abagabo ni abakigendera mu muco w'abayuda batazi kubyagwa ubwa kabiri icyari cyo. Abandi babikora bavuga ngo umugore ahejwe ku murimo w'Imana w'ubutambyi ni ukugira ngo wenda indamu ibe nyinshi, kuko umugore nawe pasiteri baragabana, yabona ko baragabana agahitamo kuvuga ngo nta mugore wemerewe kuba pasiteri, nico gusa. Ariko umugore asengera abarwayi bagakira, umugore abwiriza ubutumwa bwiza abantu bakarambarara bagakizwa, ndetse abagore bazi kubwiriza ubutumwa bwiza kurusha abagabo, kandi abagore ahubwo bazi no gufata umurimo w'Imana neza kurusha abagabo. Abagore ntabwo bangiriza. Nizo mpamvu itorero ryo mu nzu hano muri Filemoni havuga ngo ntahirize numva n'itorero ryo mu nzu ye. Umugore iyo atari mu nzu, inzu irasenyuka. Umugabo yapfuye, umugore afite imitungo, ntawe umenya ko hari icyahindutse, kubera umugore afite imbaraga, niwe ushoboye umuryango. Ni gute yashobora umuryango rero akananirwa itorero ry'Imana? Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo uwananiwe itorero se ngo azashobora kureba umukumbi w'Imana ate? Niba umugore ari we wa mbere gushobora inzu, kuki atashobora itorero ry'Imana kurusha umugabo? Abagore baba ba honete, babimfura. Abagore ntabwo bariganya iyo bari mu murimo w'Imana, ariko usanga abantu bavuga ngo ntibakwiriye kuba abapasiteri, ugasanga ni ikintu kibabaje cyane. Uyu mwambuzi rero gukizwa kwe yemeye ko Yesu atagira icyaha, nta cyaha yakoze, kandi Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu, ko yari afite akamero k'Imana, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ntiyatekereza ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Agira akamero k'umugaragu w'imbata, yambara ishusho y'umuntu, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nico cyatumye Uwiteka imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi amupfukamire, kandi iminwa yose yihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ni icya kabiri kigaragaza ko umuntu ari kuva mu butware bwa kamere. Icya mbere, wemera ko uri umunyabyaha. Burya umuntu yemeye ko umunyabyaha ni intambwe ikomeye yo gusanga Yesu. Icya kabiri, ukamenya ko Yesu usanga ari umuziranenge, kuko uriya mwambuzi yakoze. Intambwe ya gatatu ni ukwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Kwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Buriya hari amatorero amwe namwe murayazi, nk'itorero ry'i Roma, bavuga ko umuntu utagihumeka ashobora kwihana. Oya, umuntu kwihana kwe kugira ngo yakirwe imbere y'Imana nuko yaba agihumeka. Iyo umuntu amaze gupfa, bo bavuga ko aja muri purigatoire. Ya purigatoire abera basigaye bakiriho bakamusengera, Imana igahindura ubuzima bwe ku buryo yinjira mu nzu y'abakiranutsi. Ntibishoboka, ntabwo yagera muri paradiso. Uwapfuye ari umunyabyaha ni uwo kurimbuka, uwapfuye ari umukiranutsi ni ubugingo buhoraho. Ariko bakavuga ngo no, ngo ashobora gupfa ngo yasize abakiranutsi bakamusengera, muri ya masengesho y'abera akamuterura buhoro buhoro amuhindura muri purigatoire. Ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami. Umuntu utakivuga ntashobora gukizwa. Nizo mpamvu abantu baje bagira ikibazo ku muhango wo gushingura. Umuhango wo gushingura ntabwo uvuga ku wapfuye, uvuga ku basigaye. Bahamagara umushumba bati gwino udufashe gushingura umuntu hano, ngo ntabwo yasengeraga mu itorero ryacu, cyangwa twari twaramuhagaritse ngo ntaco dupfana. Uragira icyo upfana nawe se atagihumeka, uwo ni intumbi. Nizo mpamvu aho ugeze hose bakakubwira ngo bafashe gushingura, ntukabaze ngo asengeraye, kuko uwo nguwo ugiye gushingura ntakivuga. Urabaza si ngo asengera he ngo ahinduke, ahubwo uvuga ubutumwa bwiza bwihanisha abakiriho, kuko iyo umurambo uri muri serike imbere y'abantu, abantu baba bahahamutse.
iyo ubwirije ijambo ry'Imana rikiza rero baragambarara bakihana bakavuga bati nubwo uyu yagiye none ejo byaba umunsi wanje reka mfukame hakiri kare bihane. Wa wundi wagiye gushingura ntabe yajyanywe n'umuhango wo gushingura ahubwo akaba yamamaje ubutumwa bwiza abantu bagakizwa. Igihe cyo gushingura abantu benshi barakizwa kuko urupfu ruba rukibugarije rukiri hafi bakireba umurambo bumva ko nabo rubugarije. Icyo gihe uvuga ijambo ry'Imana. Rero umuntu uvuga ngo ntazashingura umuntu udasenga, ngo ntazashingura umuntu utari mu itorero rye, ni ukutumva iby'Imana yadukoreye. Gushingura se ni iki? Gushingura se wapfuye ngo ugahinduke? Barakubwiye se ngo umuhe akazi k'umurimo, kuba kubwiye ngo shingura asubire mu butaka nk'uko yarazwe ubutaka. Abantu ni ukudasobanukirwa. Iyo umuntu arwaye yarembye rero mukaba mugiye kumusengera baramubaza bati nta jambo ufite? Yonye ko ageze kure bakabona ko wenda ageze mu masaha yo gutabaruka, nibwo bamubaza bati nta jambo ufite ryo kuvuga ugihumeka, kuko baba bazi ko niba igihe atagihumeka adashobora kongera kwihana. Ijambo ry'Imana riravuga rero ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwana, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Uramwambuzi waje gukizwa nizo ntambwe yubahirije. Yemeye ko ari umunyabyaha, ahamya ko Yesu Kristo ari umuziranenge, ariko arongera yatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwana. Nuvuga ngo atumbira umucunguzi, yumva ko nta handi agakiza kabonerwa uretse kuri Yesu Kristo. Noneho Yesu aramubwira ati uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ikindi noneho rero yemeye gikomeye, yemeye kuzuka. Abantu benshi baje bahakana kuzuka. Abantu benshi bakumva ko umuntu apfuye biya bishize. Hari abandi bigisha ngo kuzuka k'umuntu ngo azukira mu wo yabyaye. Nuvuga ngo iyo wabyaye ngo niko kuzuka kwawe, kuko uzapfa ugasiga uwo wabyaye. Ntabwo ariko kuzuka Imana itubwira. Ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo natwe abazaba bakiriho kugeza uku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo tuzabanziriza na hato abazaba barapfuye bapfiriye mu mwami. Ngo kuko impandi zavuga abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka mbere, ngo twe tuzaba tukiriho tubane nabo dumaze guhindurwa basha dusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu bicu. Nuvuga ngo kuzuka kw'abera tuzaba twambaye umubiri w'abamarayika, umubiri w'ubwiza, umubiri utabora, umubiri utarya, umubiri utandura, umubiri utangirika, ni wo mubiri wa Yesu Kristo wo kumusanganira. Narizo mpamvu abasaduka babaje Yesu Kristo bibwira ko imirimo ikorerwa mu isi izongera gukorerwa mu ijuru. Hari abantu benshi bari mu biyobe uyu munsi wa none bavuga ngo mu ijuru tuzongera kurya, abandi ngo mu ijuru bazongera kunywa, abandi ngo mu ijuru bazongera kurongora. Ntabwo abamarayika barongora, ntabwo abamarayika barya, ntabwo abamarayika banywa. Umubiri w'abamarayika ni umubiri udapfa. Ntabwo Satani apfa, ntabwo abadayimoni bapfa, n'abamarayika bera ntibapfa. Uretse ko Petero ya 2:4 abacumuye nabo ntibapfa, ariko Imana yabonye ko baba benshi irababoha. Ijambo ry'Imana iravuga ngo ibajugunya ikuzimu, ibabohera mu mwijima w'icuraburindi aho bategereje gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu rero afite amahirwe kurusha marayika, kuko marayika yakoze icyaha abategereje gucirwaho iteka no kurimbuka, ariko umuntu yakoze icyaha agenda agapfukama imbere ku birenge bya Yesu akababarirwa. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko uwihannye wese akatuza akanwa ke arababarirwa. Petero ya 2:3 haravuga ngo ntabwo Uwiteka Imana itinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza kwitinza, ahubwo itegereza yihanganye idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Ntabwo Imana ishaka ko abantu barimbuka. Abantu ubwabo guhitamo kwabo niko kuzatuma barimbuka, ariko Uwiteka Imana ishaka ko abantu bose bahindukira bagakizwa. Nizo mpamvu itatinza isezerano, ahubwo gutinza isezerano ku Uwiteka ni imbabazi zayo, kugira ngo hatagira n'umwe warimbuka. Ariko uwihannye wese azakizwa, ariko utihannye azacirwaho iteka,
nk'uko Mariko 16:15 kugeza 16 bavuga ngo uwizera akabatizwa arakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Niho Mariko yanditse ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngibi abakijwe bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, bazanywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Hariya hari abantu batumva ayo magambo. Iyo bavuga ngo uwizera azagendana n'ibimenyetso biherekeza abizera, ntabwo ari intego ngo dutege n'Imana. Imana ishobora gukora igitangaza koko ugafata inzoka ntikurye, ariko inzoka ntuyifate ku ntego, ahubwo ikurye ku mpanuka. Iyo ikuriye ku mpanuka ufite imbaraga z'abizera urakira kandi ukanesha. Ariko iyo ugiye ukayishaka aho iri ukayendereza, ukavuga ngo ngiye mfite ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngaho ndumasha, yakurya. Ikindi uzaho umurozari ukagenda ukavuga ngo ngiye mfite ibimenyetso bigumana n'abizera ngo tuzanywa ikintu cyica ntacyo kizadutwara, reka ngewe umubwire ku ntego ngo ngaho ndoga, yakwica. Icyo gihe ntabwo aba ari imyizerere, ahubwo buri guhiga n'Imana. Ariko umuntu akuroze wizeye, Imana yakora igitangaza icyo gihe, none ubwa burozi ntibugufate. Ariko uvuze ngo ngaho ndoga turebe dutege, bwakwica, kuko icyo gihe ushaka guhiga n'Imana. Ntabwo ari uko tuvuga rero. N'uwagira ibimenyetso bigona n'abizera ntabwo ahiga n'uburozi. N'uwagira ibimenyetso bigona n'abizera ntabwo apinga n'inzoka. N'uwagira ibimenyetso bigona n'abizera ntabwo anyura ahantu bari kwica ngo avuge ngo kuko mfite ibimenyetso bigona n'abizera ntacyo barantwara, ahubwo biremeye kugira ngo ukunde. Imana yacu dusangiye kugira ngo tubare izo ntambwe, twemere ko turi abanyabyaha, twemere ko Yesu Kristo ari we wenyine utagira icyaha, twemere ko twatuje akanwa kacu tukizera mu mitima yacu ko Yesu Kristo ari umwami, tuzakizwa. Kandi twizere kuzuka, tumenye ko hazaho umuzuko w'abera. Niko ko hari umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha, ariko iyo muzuko yombi izatandukanywa n'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo abazaba bakiriho bazahindurwa basha, abazaba barapfiriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka, abo bose bambara umubiri w'ubwiza. Abasadukayo rero ntibabyumvaga, nibo babajije Yesu ngo ko wavuze ngo tuzazuka kandi bahakana kuzuka. Bati none umuntu warongoye agapfa agasiga umugore w'umupfakazi, wa mugore w'umupfakazi agashaka undi mugabo, wenda nawe agapfa, yashaka undi mugabo nawe agapfa. Ko hariho duturanye wapfakaye 7 kandi asanga ibyene nyina nabyo bipfa, bose ntawabyaranye nawe. Aravuga ati ko bose bakiranukaga mu bwami bw'iteka, abazazuka bazaba bari gushaka abagore babo, abandi bashaka abagabo babo. Abatunze umugore umwe ari 10 bazamuhuriraho, iyo ntambara ntizagaruka. Yesu aravuga ngo mwarapfuye, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo. Ntabwo mwizuka bakurongora mu izina rya Yesu, ntabwo mwizuka bagushingira. Abantu bazutse bagira imibiri nk'iy'abamarayika, itabasha gupfa, itabasha kurya. Kandi ikintu gikomeye Imana izadukiza ni uko ikiduteranya ari igifu. Burya abantu batarya ntacyo bapfa, ariko Imana ishimwe kuko yaduteguriye ubwami bw'iteka kugira ngo tuzabibemo, aho tuzaba mu munezero, aho tuzabaho mu bugingo busha, aho tuzarya ibyiza by'Imana mu buryo bw'umwuka. Yesu avuga ngo mfite ibindi byo kurya mutazi, ntabwo ari ibyo kurya bitamirwa, ahubwo ni ibyo kurya by'ubugingo. Imana yacu dusange kugira ngo twubahirize ijambo ryayo, igihe cyose hagize ijambo ry'Imana rikomoka tuje twemera ko turi abanyabyaha. Ikindi twemere ko Yesu Kristo twizeye ari umuziranenge. Ikindi twemere ko turi abatambyi mu cyimbo cye, kuko yigize icyaha ku bwacu kugira ngo abari abanyabyaha dunike gukiranuka kw'Imana. Ntabwo Yesu yigize umunyabyaha abambwa. Iyo yigira umunyabyaha kuko yari umwe yari gucungura umuntu umwe, ahubwo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo akukumbe ibyaha by'abanyabyaha bose babashe gutsindishirizwa nawe. Imana idusage twebere gutsindishirizwa n'umuntu bwayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagejeje ubutumwa bwiza kuri channel ya gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp ni 78669 kuri channel ya gusenga everyday. Ni Pasteur Mpazibirego. Abifuza inyigisho zitandukanye z'ibyahishuwe na Danieli,
haba na za Sirabisi mwaduhamagara kuri iyo nimero. Murakoze, Imana ibahe umugisha.